buriya iyo umuntu afite umushinga reka mbabwire, umushinga ugomba kuba ari ubuzima bwawe rwose. Niba ufite amatungo ukumva nyine aho uri hose amatungo akuri ku mutima, niba ari ubuhinzi ukumva ubuhinzi bukuri ku mutima, niba ari ubucuruzi ukumva ubucuruzi bukuri ku mutima, mbega ukumva neza neza ni ubuzima, ukumva niyo irangamuntu yawe. ubundi umushinga, ikikubwira ko uri mu mushinga ni uko uwo mushinga aba ari irangamuntu yawe. Ntutinya kubwira abantu icyo ukora, ubivuga kandi unezerewe. Nababwira ngo ikintu cyangwa ni ugutinyuka no kwigirira icyizere. Abaguseka ibyo se, umuntu agusetse uri gutera imbere se bigutwaye iki ko azakwifuza cyangwa se akaza akagusaba akazi? Buriya nababwiye ngo kandi umushinga wawe wirinde kuwambika ikoti ritawukwira. Ugomba kwirinda kwambika umushinga wawe umwambaro udakwiranye n'umushinga wawe, nk'uko utakambika uruhinja ikositime y'umugabo w'imyaka 50. ni nako ugomba kwirinda umushinga wawe kuwuhohotera ngo unigire ahadakwiriye. Reka umushinga mu by'ukuri ujye wo ukwereka cyangwa se uguhereza ibimenyetso byo ku rundi rwego ugomba kuwushyiraho. Reka turebere izo ngingo 5 zigomba kuturinda ko umushinga wacu upfira cyangwa se usenyuka utaramara kabiri. Ingingo ya mbere rero, burya iyo umaze gutinyuka mu by'ukuri, iyo umaze gutinyira gutangirana ibyo ufite mu by'ukuri witeguye cyangwa se uteganya kugera muri byinshi. Buriya gutinyuka ni ukutavuga ati abantu barambona bate, baranseka. N'izi mbuga nkoranyambaga yatizizaho buriya reka mbabwira nabwo ni ugutinyuka. Izi mbuga nkoranyambaga za YouTube, za Facebook, za Instagram, za TikTok, za WhatsApp, izi mbuga zose nkoranyambaga ziduhuza, dutangiraho ibitekerezo, twigishirizaho abantu, rimwe na rimwe tukanazicururizaho cyangwa se nazo ubwazo zigatanga umusaruro. Kuzizaho ni ugutinyuka. Ntabwo ari buri wese buriya wahamagara ngo ngwino ku mbuga nkoranyambaga, ngwino hano kuri mikoro ngo bikundoya. Ntabwo ari buri muntu wese buriya ufite impano yo kuza hano kuri mikoro ngo agire icyo atangariza abantu. Buriya iyo mubona tuza hano ku mbuga nkoranyambaga, hari abadufata nabi, hari abatekereza ko turi imburamukoro, hari n'abatita kuri aya masomo dutanga, kandi tuba turi kunganira ubuzima bwa buri umwe wese udukurikira kugira ngo urusheho kuba bwiza. Impamvu tuza hano ni ukugira ngo dutange ibitekerezo byacu natwe kandi dufiteho ubumenyi. Ntabwo twaza kubapfunyikira amazi ahangaha ngo tubabwire ku bintu natwe tudafiteho ubushakashatsi. Tugomba kubabwira ibintu natwe dufiteho ubushakashatsi, ariko babwire ngo nabwo ni ugutinyuka. Ni ugutinyuka tutitaye ku biduca intege, kandi tugatinyuka tuvuga tuti uko byagenda kose ndatangira ndi njyenyine, ariko nzabona abandi dufatanye uru rugendo rwo ku mbuga nkoranyambaga. Hano tuhaza umuntu ari umwe. Izi mbuga nkoranyambaga tuzitangiraho umuntu ari umwe yivugisha, nta wundi muntu bari kumwe. Ejo ukabona 2 bariyandikishije, 3 bakiyandikisha, 4 bakiyandikisha, umwana tukabona bakagumya baduha ibitekerezo, natwe tukagumya tubaganiriza. No gutangira umushinga rero w'iterambere ni uko utangira uri umwe, ukiyemeza, ukitegura mu by'ukuri gukoresha imbaraga zawe zose n'umwanya wawe wose kugira ngo ugere ku byo ushaka kugeraho. Icya kabiri gishobora mu by'ukuri kumva uko watangira, nta handi ni ukwigirira icyizere mbere, kuko buriya mbere yo gusohora imbaraga zawe cyangwa n'amafaranga yawe, banza mu by'ukuri wigirira icyizere. Kwigirira icyizere ukumva neza ko amagambo adashobora kuguca intege, abashaka kuguharabika badashobora kuguca intege, ibiza bigusunika utashobora kubyemera, utashobora kubihereza umwanya mu mutima wawe. Iyo watinyutse rero mu by'ukuri hasigaye kwigirira icyizere, ukumva uri confident, ukumva mbego ukumva neza neza nta mutima ugucira urubanza ufite, ukavuga ati njyewe namaze kujishura, byararangiye. Ninjiye mu buhinzi se, ninjiye mu bworozi se, ninjiye muri politike se, ninjiye mu kazi ka leta se, ninjiye mu bufundi. Umurimo wose waba warinjiye ukavuga ati njyewe narajishuye, ati icyo nkeneye ni iterambere ryanjye n'umuryango n'igihugu n'akarere.
ahasigaye isi uko twayisanze ntazaba ariko tuyisiga. Buriya rero mbere yo gushora imbaraga n'amafaranga byawe hari ibintu ugomba kumenya. Buriya mbere yo kuvuga ngo mfite ibitekerezo mfite ubunararibonye, noneho reka turebe ngo tugiye ku rupapuro, noneho reka twinjire ku rupapuro turebe za ngingo zacu eshanu rero nababwiye tuzirebere hamwe uko zigomba gukurikirana. Tubonye neza ko wamaze gutinyuka, wamaze kwigirira icyizere, wamaze kumenya neza kuko nta kure utatangirira cyangwa se nta bike bitatangira, nta na byinshi bitatangira, kandi kuba nta byinshi nta bike byatangira, nta na byinshi bitatangira. Ibintu byose ufiteho biri kuvugurumanamo, ikintu cyose wumva kiri kukugurumanamo bitewe n'umushinga ugiye gukora, wirinde gutangirira ku byo udafiteho ubumenyi. Buriya nabwiye ngo kandi umushinga wawe wirinde kuwambika ikoti ritawukwira. Ugomba kwirinda kwambika umushinga wawe umwambaro udakwiranye n'umushinga wawe, nk'uko utakambika uruhinja ikositime y'umugabo w'imyaka 50. ni nako ugomba kwirinda umushinga wawe kuwuhohotera ngo unigire ahadakwiriye. Reka umushinga mu by'ukuri ujye wo ukwereka cyangwa se uguhereza ibimenyetso byo ku rundi rwego ugomba kuwushyiraho. Reka turebere izo ngingo eshanu zigomba kuturinda ko umushinga wacu upfira cyangwa se usenyuka utaramara kabiri. Ingingo ya mbere rero nayise kuyitegura cyangwa se kwiyemeza. Ingingo ya mbere ni ukumaramaza. Ingingo ugomba kubanza kugira ngo wumve neza ko ushaka kuba rwiyemezamirimo. Imwe mu ngingo eshanu, ingingo ya mbere ni ukumva ko uhisemo ibintu utajijinganya, wumva mbega nta ngingimira ufite, wumva wamaramaje. ni ukutajijinganya, mbega kuba wiyemeje, kuba wamaze gufata umwanzuro. Ingingo ya mbere ni ukuvuga ngo nahisemo iki, icyo nshaka ni iki, nagitoranije uko byagenda kose, uko isura cyose bagiha, ni ikizanteza imbere, ni ikizangeza imbere, ni ubuhinzi ngomba kubamo, kuko abantu bajya bambona bakabona ndi umuhinzi, ndi umucuruzi, namaze kubihitamo nyine bakabona ubunyobwa sintinya kubucuruza, bakabona sintinya gucuruza imboga, sintinya gucuruza utuntu twose abantu bakeneye, bakabona twose rwose ndatwiyegereza kugira ngo abantu nibansanga basange ndadufite. Mbega ni ukwiyemeza. Ikintu cya mbere ni ukubanza kwiyemeza, kumva neza kuko wafashe umwanzuro, ukumva kuko witeguye neza ko nta kintu na kimwe kigomba kuguhagarika. Nk'uko burya bajya bavuga ngo umukobwa wenda gushaka ntawe ujya umutangira. Burya n'umuntu uri gukora umushinga nta muntu ushobora, burya umuntu ufite umushinga umugurumanamo nta kintu kigomba kugutangira. Bajya bavuga ngo umukobwa burya ngo wenda gushaka ngo nta n'umubyeyi nubwo yagira ate ngo nta kintu gishobora kumuhagarika. N'ufite umushinga rero uri kumugurumanamo, reka mbabwire ngo nta kintu kigomba kumutangira. Mbega mu by'ukuri kwiyemeza, kumaramaza, kuba witeguye neza, ukumva neza kuko udafite imitima idiha ku mbogamizi, ku bihombo, kuki ibyo byose ukaba warabyize, warabinonosoye, ukaba waramaze kujishura. Rero ingingo ya mbere mu gushaka kwiteza imbere, mu gushaka gukora ibintu bitazapfira mu iterura cyangwa se bitazapfa bigitangira, ni ukubanza ukumva kuko wiyemeje, wamaramaje. Nibigusaba gukora amanywa nijoro kuzayakora, nibigukora gukora ku izuba rimeze rite kuzakora, nibigusaba gukora mu mvura kuzakora, ukumva neza kuko mu by'ukuri wamaze kwiyemeza gushora ibitekerezo n'ubushobozi bwose ufite ndetse n'imbaraga. Ingingo ya kabiri rero nayo ntabwo mu by'ukuri itandukanye cyane n'iya mbere, ni ukuba warakoze neza ubusesenguzi bw'umushinga wawe. Gukora ubusesenguzi bishatse kuvuga iki? Ni ukuba buri kantu kose warakarebye kazasabwa mu mushinga wawe, ukabona neza ko mu by'ukuri wamaze kwisuganya. Mbega ingingo ya kabiri navuga ngo ubusesenguzi ni ukwisuganya, kureba ko ibisabwa, niba ari umurimo uwufite, niba imbuto uyifite, niba isuku uyifite, ubwo ndavuga umuhinzi, niba uri umucuruzi, niba ukareba niba ibikoresho byose by'ubucuruzi warabyegeranije, ibyangombwa byose warabyegeranije, uri umworozi, reba niba ikirara waragiteguye, ureba amatungo niba
ufite aho wayarambagije ugomba korora, urebe ubwatsi aho uzabukura, mbega urebe neza kuko wamaze kwisuganya mu by'ukuri. Nicyo twise rero ubusesenguzi cyangwa se assessment mu cyongereza, cyangwa se mu gifaransa ni evaluation. Reba neza kuko wamaze gukora assessment y'umushinga wawe, mbega wamaze kwipanga, urebe neza kuko wamaze kwisuganya. Ko iyo usanze waramaze kwisuganya, ingingo ya mbere ni ukwiyemeza. Niho iyo umaze kwiyemeza rero bigusaba kwisuganya, ukareba neza ko mu by'ukuri ahantu hose ibyo uzakenera hari ahantu ugomba kubikura. Iyi ngingo ya gatatu rero ni ukwegeranya ya assessment yawe, bya bikoresho wamaze gushyira ku rupapuro ni ukujya kubizana. Noneho ndi kuvuga twa tuntu twose uzakoresha, ibyatsi, gutangira guhinga ubwatsi, ubwo niba ari ikiraro ugatangira ukacyubaka, niba ari utumashini ugatangira gukora utwa tundi dusanzwe twa lokale. Uriya ugomba guhera kuri lokale kugira ngo uzagere ku bya kijyambere. Nababwiye ngo nta mwana uvuka ngo yambare kositime. Umwana aravuka bagatangira bamwambika utwenda tw'abana kugeza ubwo azagera ku rwego rwo kwambara imyenda y'abakuru. Rero ntabwo waba uri gukora umushinga w'ibihumbi 100 ngo ujye kugura imashini ya miliyoni. Ibyo uba wabyishe, uba wabyononye. Ibintu byose nyine uhera wajya kugukambakamba, uteganya ko umwana azava kugukambakamba akaziruka, akazambara inkweto, akazajya muri pirimeri, akavayo akajya muri se. Ubwo ni wa mushinga wawe ndimo ndi kuwutondagira nkwereka uburyo ki iyo umaze ukuntu umuntu agenda yegeranya ibikoresho no kubizana akabishyira aho bigomba gushyirwa. Kane rero noneho ni ugushyira mu bikorwa umushinga wawe. Umushinga ntabwo neza ko mu kuwutangira ntabwo ari amafaranga menshi. Hari abantu bose bavuga bati ngewe icyampa amafaranga natangira umushinga, ariko se ni uwuhe mushinga ufite ngo ukumva? Ntabwo umushinga, ntabwo umuntu, igihe cyahereza umuntu umushinga ntabwo ari amafaranga, ahubwo ubunararibonye n'ubushobozi ufite mu mitekerereze n'imbaraga nibyo biguha umushinga. Noneho uwo mushinga kenshi niwo ubyara n'amafaranga. Hari abantu bwira abantu bose iyo umubajije atari gukora iki, ati nabuze igishoro. Kugira ngo ushore hehe? Abantu bose rero bazi ko gushora muri butike, gushora mu iduka se, gushora mu bintu bitandukanye, ariko si ubifiteho ubumenyi. Ntabwo buriya ikintu mu gukora umushinga, ikintu cyangombwa ntabwo ari amafaranga, ahubwo ikintu cyangombwa ni ubunararibonye, ni ubushobozi, ni ukuba bintu icyo ubiziho. Kuba rero ibintu nta kintu biziho ni akaga gakomeye. Umuntu ukamubaza atari ko washobora iki, ngo we ngo mpa amafaranga gusa. Ntabwo amafaranga ariyo akora umushinga, ahubwo umushinga niwo ukora amafaranga. Kuko niba utazi korora n'inkoko imwe, wibeshya ngo uzorora inkoko 1000 ngo zishobore kuzibyaza umusaruro. Niba imwe ituraga imishwi yose agaca kakayitwara, niba udashoboye se kureberera inkoko imwe, uri kumbwira ko inkoko 50 arizo uzashobora? Ahoya, ahubwo zizakunyura mu myanya y'intoki, ahasigaye usange uri gusebanya n'uwaziguhaye. Niyo mpamvu rero, cyangwa se niba utazi kuba wabasha kubucuruza ubunyobwa, ntabwo bavuga ngo uzacuruza butike ngo abe ariyo ushobora. Ntabwo bishoboka. Ahubwo uzayigeramo nyine widamararire, umwana utangire umwambike kositime, abura umwuka akiri uruhinja, ahasigaye ibintu bihite ko bitindahara. Ingingo rero ya 4 murabona rimaze kubwira ko ari ugushyira mu bikorwa, no gutangira gukora. Ni ugutangira gukora, ugakora, ugatubikana, ugashyiraho bwa buhanga bwawe, ugatangira ugashyiraho bwa bunararibonye bwawe, ugatangira ugahanga udushya, ugatangira ukagenzura byose ko udukoresho twose watwegeranije, mbega umushinga wawe ugatangira kuba ubuzima. Buriya iyo umuntu afite umushinga, reka mbabwire, umushinga ugomba kuba ari ubuzima bwawe rwose. Niba ufite amatungo ukumva nyine aho uri hose amatungo akuri ku mutima. Niba ari ubuhinzi ukumva ubuhinzi bukuri ku mutima. Niba ari ubucuruzi ukumva ubucuruzi bukuri ku mutima. Mbega ukumva neza neza ni ubuzima, ukumva niyo irangamuntu yawe. Ubundi umushinga, ikikubwira ko uri mu mushinga nuko uwo mushinga aba ari irangamuntu yawe. Ntutinya kubwira abantu icyo ukora, ubivuga kandi uri unezerewe. Nababwira ngo ikintu cyangwa ni ugutinyuka.
no kwigirira icyizere. Abaguseka ibyo se, umuntu agusetse uri gutera imbere se bigutwaye iki ko azakwifuza cyangwa se akaza akagusaba akazi? Buriya mpamvu imishinga tuyikora tugahita ko tuyambika ikoti ry'abakuze kandi itarakura igahita ibura umwuka, ni ukuvuga ngo batubone ko twakuze. Ni gute umwana w'uruhinja wamugendesha mu muhanda yambaye kositime ahubwo ba- aho niho rero twebwe imishinga yacu ijya ipfira, ni ugushaka gukuza umushinga utarakura ugatangira kwigenera ibihembo binini cyane bitaraboneka. None se umwana w'uruhinja watangira kumuhereza ijerekani ngo najye kukuzanira amazi ku iriba? Ugomba kubanza kumushoramo imbaraga kugeza igihe azakurira nawe akagira nyine za ntege zo kujya kukuzanira amazi, ariko azaba ari kukwishyura ibyo uzaba waramushoyemo. N'umushinga rero urasaba kuwubaka kugira ngo tuzatangire kugira icyo tuwukuramo, hari icyo twagezeho. Ingingo ya gatanu rero ari nayo mu by'ukuri abantu batajya bitaho, nayo iba nyirabayazana wo gutuma umushinga usenyuka, ni ugukora ikintu bita isuzuma, kureba ibihombo n'inyungu byabonetse. Hari abantu bajya batinya kubikora rero, abantu batinya kwikorera icyo nakita nka kontorore, gukora kontorore haba ari mu buhinzi, ukareba amafaranga washoye mu buhinzi kuva umurima utangira kuwutema cyangwa kuwutebura cyangwa se uko waba warawukoze kose kugeza imyaka igeze mu nzu. Ugomba kubikorera kontorore ngo urebe niba amafaranga yawe yose watanze n'iminsi wabigenzeho, niba warabonyemo inyungu cyangwa nimba warahombye. Hasigaye ukareba aho inyungu yaturutse cyangwa se ukareba aho igihombo cyaturutse. Niyo bikunaniye rero gukora ibyo bintu, igihe cyose umushinga ukoze uwukora wivovomanga uvuga ngo ibi ntacyo bimaze, ngo icyampereza ubundi buryo nakora ubundi. None se niba unaniwe gukora kontorore y'ibyo wakoraga by'ubuhinzi, uri kuvuga kuko ntujya kwicara mu iduka ririmo utuntu twinshi cyane, unaniwe gukora kontorore y'ibishyimbo n'ibigori wahingaga muri sezi imwe y'amezi 3, uzabasha gukontorora bya bintu byinjiza amafaranga umunsi kundi umenye kubyandika no kumenya inyungu yabyo? Ahubwo ko ariho uzajya kubona ukabona wasigaranye amakarito mu iduka. Rero ingingo 5 narindi kubagezaho zigomba gufasha buri umwe wese mu mushinga we hano kuri Gubwa Neza TV, nk'uko nabibabwiraga, ni iyi ngiyi yo gufata umwanzuro, kwiyemeza. Mu by'ukuri ugafata umwanzuro ukajishura ukavuga ati njyewe niyemeje gukora ibi ngibi kubera ko mbifiteho ubumenyi. Ugomba kwiyemeza atari ukubera ko wabibonye kuri runaka, ahubwo kuko ubifiteho ubumenyi. Ubifiteho ubumenyi, nubwo washyiraho n'uwo mukozi ufite ubumenyi buhagije bwo kumenya ngo uyu mukozi nubwo muhaye umurima kuwuhinga, nzi ko uhingwa iminsi 5, nahinga iminsi 6 nzamenya ko ari umunebwe. Niba ari iduka, menya ngo iduka ririmo amafaranga 100,000 ku kwezi ryunguka byibura 30,000. Nintayabona uyu muntu azaba ari umujura cyangwa se azaba adatanga serivisi nziza, kubera ko mbifiteho ubumenyi, narabikoze, ndabizi neza. Ugomba, nibyo navuze rero, mu by'ukuri mbega gufata umwanzuro ati ndiyemeje ibi bintu bifiteho ubumenyi ngiye kubikora. Iyo ni ingingo ya mbere, ni ukubanza gufata umwanzuro, aribyo bigendanye no gutinyuka. Ingingo ya kabiri rero mu by'ukuri ni ukumenya gusesengura ibyo ugiye gukora, ni ukumenya kuri buri kantu kose kugashyira ku murongo, ukamenya ngo bizasaba iki, umwanya ungana gute, amafaranga angana gute, abakozi bangana gute, igihe kingana gite, kugira ngo mu by'ukuri umenye ngo umushinga wawe uzaba umaze kuwegeranya. Ingingo ya 3 rero ni ugutangira kwegeranya ibyo uzakoresha, ugatangira kwegeranya ibyo uzakoresha, ukabikura hirya no hino iyo biri, ukabizana aho umushinga wawe ugomba gukorera. Ingingo rero ya 4 ni ugushyira mu bikorwa, ni ugutangira gushyiraho ubwitange bwawe, kugaragaza bwa bunararibonye bwawe, kugaragaza bwa bumenyi bwawe. Ingingo ya 5 rero ni ukwisuzuma ngo urebe niba warungutse cyangwa niba warahombye. Bene data bakunzi ba Gubwa Neza TV, mu byo mukora byose nimugenzure niba muhomba cyangwa niba mwunguka. Byibura ukora rimwe mu gihembwe, kuko byibura rimwe mu gihembwe wenda niba ubona umushinga wari w'igihe kirekire, ariko nk'uwo w'ubucuruzi
mbwira umuntu ko yakagombye kuba yigenzura buri cyumweru kugira ngo arebe neza niba hari ibyo yanaranguye icyumweru gishize batakubajije. Noneho ku kwezi ukora incamake kuvuga ati ariko iki kintu naranguye kimaze ukwezi nta muntu ukimbaza, ati iki kintu umenya kitunguka, ahasigaye nubwo kiba kirimo ukavuga ati ariko iki ngiki ntabwo nzongera kukirangura kubera kuko kiryamana amafaranga. Rero iyo uzi kwikontorora, ibyo biguhesha akanya ko kuvuga tuti buriya ndunguka cyangwa ndahomba, mpombera ahangaha, ibihombo ugatangira kuziba icyo cyuho ukavuga ati ahangaha nta igihombo cyaturukaga ndakibona, ntabwo iyi nzira ukayifunga y'igihombo, aha ndunguka, ukongera aho ngaho wungukira ukahashyira imbaraga kugira ngo ubuzima bugumye bugende neza. Rero bakunzi bagubwa neza TV, narababwiye bati ntabwo muzicwa n'irungu kandi ntabwo muzabura ibitekerezo, ahubwo tuzatwita inda tuyibyare, turere umwana, umwana akure, tumwambike kositime, tumujyane muri iniverisite, tumubone nawe ari kubyara abandi bana, niho tuzamenya ko turi kugera ku ntego. Reka rero mbashimire mwebwe mudahwema kwandika za komantere kuri ibi biganiro byacu, mbabwira ngo inshuti yacu cyangwa se uwo turi kumwe n'utanga ibitekerezo uko abyumva cyangwa utwunganira, n'unenga nawe turamwakira kugira ngo tumenye ibyo twaba twavuze bidahwitse, ahasigaye dufatanyirize hamwe kugira ubuzima bwiza, dufatanyirize hamwe iyi si yacu Imana yaduhaye kurushaho natwe gushyiraho umusanzu wacu, yaba ari imbaraga, yaba ari ubushobozi, yaba ari ubumenyi, byose birakenewe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ngaho rero nimukomeze mugire ibihe byiza, reka mbifurize ejo ni kuwa mbere, umunsi mwiza, kuzagira akazi keza aho muzaba muri hirya no hino mu mirimo, muzahahe muronke. Murakoze cyane, ndabakunda, turi kumwe, ni Gubwa Neza TV.